Ndabashuje inshuti bavandimwe mudukurikiye, Imana ibahe umugisha aho muri hirya no hino mu kazi, aho murimo mukorera, aho muri mu rugo mwumva ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje, nitwa Mukundamfura Reverie, ndi umugabo ndubatse. Tugiye kuganira n'ubundi ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, igice ni icya 11 umurongo wa 32. Haravuga ngo abava mu isezerano azabayobesha kubashyishyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganira Imana ashyize ku mutima wanjye. Insanganyamatsiko y'iki gitabo cyose cya Daniel iravuga ngo Imana isumba byose niyo itegeka ubwami bwose bw'abantu. Imana isumba byose niyo itegeka ubwami bwose bw'abantu, kuko ari Imana iri hejuru ya byose. Daniel yavuze byinshi muri iki gitabo, ariko yakunze kuvuga ku bintu ntavuga nkaho ari bibiri, cyangwa yanditse ku bintu bimeze nkaho ari bibiri. Yanditse ku bijyanye n'amateka, amateka azwi, abantu bazi iby'Imana yakoze, ibintu bifatika, ibintu byabaye muri Isiraheli. Yavuze amakuru y'ubwoko bw'Imana, ariko yandika no ku buhanuzi Imana yagiye imuha, ubuhanuzi bujimije, ubuhanuzi budasobanutse, ubuhanuzi bugomba gusobanurwa n'umwuka, cyangwa se nawe agasobanura uko umwuka yamuhaye kubasobanurira. Iki gitabo cy'umuhanuzi Daniel kirimo amagambo menshi kandi meza tutabasha kugenda tuvugaho yose, ariko Daniel yavuze uburyo ubwoko bw'Imana bwavuye iwabo b'abanyazi, ari abanyagano b'abasore ndetse n'abandi bantu bose muzi ko bavuye mu byiciro bigera muri bitatu. Ibi byose Daniel yabivuzeho. Avuga abasore batatu uburyo bahawe imyanya y'icyubahiro, avuga amaherezo y'amahanga yo mu isi, yavuze umwami arota inzozi, abapfumu n'abakonikoni baboneza kuzisobanura, avuga iby'igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze, avuga inzozi z'igiti cy'inganzamarumbo Nebukadinezari yarose, avuga umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rusika, ndavuga Beluteshazari. Avuga Daniel ajya mu rwobo rw'intare, Daniel yandika nawe arota iby'inyamaswa enye, avuga iby'iherezo ry'ishyanga rya Isiraheli, avuga Daniel yerekwa iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Daniel yandika yarota yatura iby'ibyaha by'ubwoko bw'iwabo n'ibyaha bye bwite. Daniel avuga yerekwa ry'ibizaba. Daniel yavuze ibyo yeretswe na marayika w'Uwiteka. Daniel yavuze ubuhanuzi bwerekeye Ubuperesi n'Ubugiriki, avuga ubuhanuzi bwerekeye Egiputa na Siriya, avuga ubuhanuzi burebana n'ibya Antikristo, avuga imibabaro no gutabarwa, avuga n'umuzuko Imana idufasha. Daniel yandika iki gitabo n'ubundi twavuze ko byari mu bihe bigoye. Twavuze ko byari mu bihe by'intambara ndetse zikomeye z'abami babikusi ndetse n'ikasikasi, baterana barwana intambara, bamwe bashaka kwigarurira ibihugu by'abandi, abandi bashaka kwigarurira ibihugu by'abandi. Ariko Daniel ubwo yagendaga, murabizi ko yagiye ari umwana w'imyaka igera mu myaka 16. Muzi ukuntu bashyizwe muri rya shuri ngo bigishwe indimi z'Abakarudaya, bigishwe iby'ubupfumu n'ibyo kuragura, byose murabizi. Ariko bamaze imyaka 2 biga, haza gutera ikibazo. Muzi ukuntu Daniel agezeyo babategetse kurya ibiryo by'umwami yaryagaho, ariko muzi ukuntu Daniel na bagenzi be babyigurukije. Muzi ukuntu bahisemo kurya bya biryo bidafatika, bavuze ngo ni ibishyimbo ndetse n'amamenenwa, ariko baravuga ngo kugira ngo turye ibiryo by'umwami aryaho, twebwe tuzarya kuri ibyo bishyimbo. Kandi hari impamvu, nuko ibiryo abami baryagaho b'Abamede n'Abaperesi ndetse n'abandi bami bo mu bihugu bitizera byakundaga kuba biterekerejwe, byaca imbere y'ibigirwamana. Niyo mpamvu Daniel yabyigurukije, yari azi ahantu byanyuze cyangwa se byakundaga kunyura. Daniel ahitamo kurya ibiryo twakwita nk'aho ari bibi, ariko kugira ngo atareka Imana, kugira ngo akomere ku Mana, kugira ngo ahari Imana itazamureba nabi. Daniel na bagenzi babihitamo. Daniel muzi ukuntu bamaze kubirya, nta muntu n'umwe mu bari ibiryo by'ibwami wabarushaga ubwenge, wabarushaga isura nziza, wabarushaga gukomera, wabarushaga iby'icyubahiro mu ishuri babaga barimo. Muzi ukuntu bakomeje kugenda bakomera. Muzi ukuntu ya nkoni yamubwiye ngo rwose Daniel uragira ngo uzankirishe mu kaga. David ati tugerageza iminsi 10, nta kaga tuzagushyirisha, muzasanga tumeze neza. Iminsi 10 ishize ya nkoni irazisanga, kuko ba Daniel bameze neza, baratoshye ku bwenge, ntawe
kubarusha, abarekera mu biryo byabo barakomeza barabirya, kandi ubwenge barakomeza barabugumana. Nshatse kuvuga ngo guma ku Mana, nshatse kuvuga ngo gukomera ku Mana, kuko Daniyeli yakomeye ku Mana nubwo bitari byoroshye gukomera ku Mana mu gihugu kitari ikiwabo. Uzi gukomera ku Mana mu gihugu kitari icyanyu, uri n'umunyagano, waragiye bakunyaze, udafite ubwenegihugu, udafite uburenganzira, udafite ijambo, ariko ukanamba ku Mana. Imana ibonye uko kunamba ku Mana kwa Daniyeli na bagenzi be, Imana ibohereza ubwenge buvuye mu ijuru. Nugambirira neza, Imana izakoherereza ubwenge buvuye mu ijuru, izakohereza gukomera kuvuye mu ijuru, izakohereza ubutabazi buvuye mu ijuru. Nugambirira ibyiza, nugambirira ibyiza, ntawe uzakugirira nabi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugirira ishyaka ry'ibyiza. Daniyeli na bagenzi be barakomera, bariga. Ya myaka 2 ishize ikibazo kiravuka. Muzi ukuntu ngo bavuze ngo umwami yatumyeho abapfumu n'abakonikoni, muzi ukuntu byananiranye, muzi ukuntu izo nkuru zageze kuri Daniyeli ko bagenzi be bagiye gupfa. Haravuga ngo ni ibiki byabaye, muzi ukuntu Daniyeli yatse igihe umwami bati muduhe igihe tubanze tugende. Baragenda barasenga, baragenda bahamagara Imana, baragenda binginga Imana, Imana ibahishurira ibyari byahishwe abapfumu n'abakonikoni. Imana ibahishurira uburyo umwami yarose n'inzozi ze n'ibyo bisobanura. Muzi ukuntu bagiye imbere y'umwami, muzi ukuntu basobanuriye umwami, muzi ukuntu umwami yishimye yumvisha ari byo. Aho iyo tuhageze hari ijambo rikunda kumfasha, kuko Daniyeli niwe wagiye imbere y'umwami wenyine. Daniyeli aramusobanurira, umwami ahita amuzamuye, amuha icyubahiro. Amaze kumuha icyubahiro, Daniyeli abwira umwami ngo mwami, ubwo nasengaga ntago narindi njyenyine, hari abandi twari kumwe nabo bazamure. Daniyeli arabasabira. Daniyeli ntabwo yahawe icyubahiro ngo akijyemo wenyine. Yibutse ko hari abo babanye ku karago, yibutse ko hari abo bavunikanye, yibutse ko hari abo basenganye, yibutse ko hari abo yirizanyije ubusa. Arabasabira nabo barabazamura. Ndakubwiye ngo nugira amahirwe ukabona na poromosiyo, nugira amahirwe Imana ikagutera iteka, nugira amahirwe Imana ikakuzamura, jya wibuka abo mwasenganye, jya wibuka abo mwararanye muri rya shyamba, wibuka abo mwararanye mu mazi, wibuka abo mwararanye mu butayu, wibuka abo banyangajyaga mwiyiriza ubusa muri kumwe. Ntugasubizwe ngo ubirengagize, oya, hati Imana itazabagirira neza batagushima. Nk'uko Morodekayi yabwiye Esiteri ngo niwicecekera mu gihe nk'iki, nta kizabuza ubwoko bw'Imana gutabarwa, ariko wowe n'inzu ya so nta kizabuza abasenga gutabarwa, nta kizabuza abiyiriza gutabarwa, nta kizabuza Imana ikunda gutabarwa. Imana izabatabara. Daniyeli rero avugira bagenzi be, Imana ikorera mu mwami, arangije arabazamura. Daniyeli yamenyekanishije Imana mu gihugu kitari icyabo. Reka mvuge ngo ahangaha si ngombwa abantu benshi, si ngombwa itsinda ry'abantu benshi. Umuntu umwe yagarura icyubahiro cy'Imana, umuntu umwe yagarura ishusho y'Imana, umuntu umwe yagarura ubwiza bw'Imana. Nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo, mu gihugu barimo batanazi Imana, ariko abasore bagaruye icyubahiro, berekanye Imana mu gihugu kitari icyabo. Nshatse kuvuga ngo nubwo turi mu gihe kigoye, nubwo twajya mu gihe kigoye, ariko garagaza ubwiza bw'Imana aho uherereye, garagaza icyubahiro cy'Imana ahantu uri, garagaza imbaraga z'Imana ahantu uri. Aba basore bagaragaje imbaraga z'Imana. Eliya yagaruye icyubahiro cy'Imana ku musozi Karumeli, Morodekayi yagaruye icyubahiro cy'Imana mu murwa w'Ishushani. Nawe nshatse kubwira ngo zana, garura icyubahiro cy'Imana. Imana ari ikigusaba, nubwo uri ahantu hagoye, nubwo uri mu buzima bugoye, nubwo uri ahantu utabona uko ubonana n'abandi bantu ngo wenda mwiherere musenge, ariko garura icyubahiro cy'Imana. Daniyeli yari mu gihugu batabemerera gusenga Imana yo mu ijuru, kubera ko ntago bari bayizi, ndetse igihe cyaje kugira batanga n'itegeko ngo umuntu wese usenga Imana yicwe. Ariko mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije, Daniyeli yabonye umwanya wo kwihererana n'Imana. Mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije, mu gihe cy'ibyago, umukristo ukuze abona umwanya wo kwihererana n'Imana. Mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibyago, umukristo ukuze wamenye Imana, umukristo wasogongeye akamenya ko Imana igira neza, abonera Imana umwanya. Mu gihe abantu bigoranye kwegerana, mu gihe abantu bigoranye guterana, ariko umukristo nyamukristo, umukristo ukuze,
umeze nk'umuntu ngo genda umukristo mu mutima, abonera Imana umwanya, kandi ntimumubuze kwerekwa, ntimumubuze guhishurirwa Imana, ntibuyibuze kumusura, ntibimubuze kugira ibihe byiza, akuzura umwuka wera, akabona ibyanditswe n'Imana, Imana ikamutuma. Umukristo nyamukristo mu byago, mu nzara, mu makuba, mu gihe kigonanye gikomeye cyane, arasenga kandi akavugana n'Imana. Niyo mpamvu umwanditsi w'umubwiriza avuze ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Mu gihe cyo kugotwa umukristo yegera Imana umunota umwe, amasegonda, iminota mikeya, yumva afite imbaraga zo mu gihe kirambye, mu gihe kirekire. Ndakubwiye ngo Daniel yari ari mu gihe kigoye, yari ari mu gihe kigoramye, yari ari mu gihe kiruhije, ariko ntibyamubujije, ntibyamutesheje, ntibyatumye adasenga Imana ngo Imana imuhishurire. Mbabwire ko bageze i Babuloni gusenga byari bigoranye, ndetse byari binabujijwe, ntibyari byemewe gusenga Imana yo mu ijuru. Byemewe umunsi umwe ubwo Daniel yasabaga urushya, uriya munsi nibwo bari bemerewe gusenga ku buryo n'umuntu yagombaga kubumva, ariko indi minsi basengaga ijwi rya gititi. Ndavuze ngo senga mu ijwi rya gititi, ijwi rya bucece, Imana izakumva kandi Imana izagusura, Imana ibamera umugisha. N'ubundi Daniel yatubereye icyitegererezo cyo gusengera mu byago kandi Imana ikumva. Daniel yatubereye icyitegererezo cyo gusengera mu makuba kandi Imana ikumva, ikanahishura, Imana ikagusura, warangiza ukambara imbaraga. Nshatse ngo ntukavuge ngo wabuze umwanya wo gusenga, ubwo na mbere ntiwari uwufite. Umuntu wese wari ufite umwanya wo gusenga n'ubu arawufite, arasenga. Mutandukanye guterana no gusenga, wenda igihe cyo guterana nicyo cyagabanyutse, ariko igihe cyo gusenga cyo cyarakomeje ndetse cyabaye kinini. Senga Imana, Imana izagusura. Senga Imana, Imana izakwiyereka. Senga Imana, Imana izaba mu ruhande rwawe. Senga Imana, Imana izakugirira neza. Muri iki gihe, muri ibi bihe, muri iyi myaka igoranye, abakristo bakwiriye kuba imbere y'Imana. Umukristo akwiye gusenga Imana, agatinya icyaha, akazinukwa icyaha, akabana n'Imana mu rwego rwo hejuru, akabana n'Imana ku buryo Imana imwishimira. Nshatse ngo muri iki gihe umukristo ukuze akwiye kubonera Imana umwanya kandi Imana ikamusura. Nshatse ngo umukristo ukuze ntakwiye gutinya icyaha, ahubwo icyaha gikwiye kumutinya. Nshatse ngo ntukwiye gutinya icyaha, we ngo ndakora ibyango, tudasenga tuzakora ibyango, ngo ubwo tudaterana tuzakora ibyango. Nshatse ngo ibyaha bigutinye aho bikuboneye, aho uri kugenda ibyaha bigutinye. Ubusambanyi nibukubona bugutinye ko turumurira ukongora, ubujura nibukubona bugutinye. Pawulo yavuze ngo iby'isi bimbona nk'ubambwe, ngo ariko nanjye nkabibona nk'ubambwe. Ndavuga ngo ndavuga ngo icyaha nikigutinye, aho kikubonye cyiruke, gikizwe n'amaguru, kiguhunge, kibona urumurira ukongora. Daniel ibyaha byaramutinye, ari mu gihugu kitari ikiwabo, biramubona birirukanka, biramubona birahunga. Daniel arangije arekwa. Reka dusome irindi jambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaroma, igice ni cya 6 umurongo wa 2. Reka dusome, haravuga ngo igice cya 6 duhere ku murongo wa 1, ni igitabo urwandiko rw'Abaroma. Haravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata y'ibyaha. Kuko uwapfuye aba atsindishijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizere yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimifiteho rutabe. Urwo rupfu yapfuye rimwe risa kubw'ibyaha,
ariko ubwo ariho ku bw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke kuba mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwe n'ubuntu. Nuko tugire duti, mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwiyumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nshatse kubabwira ngo mupfe ku byaha nk'uko Daniyeli yapfuye ku byaha ageze mu gihugu kitari cy'iwabo, agapfa ku ngeso mbi, agapfa mu kurarikira. Daniyeli umubiri we uragenda urapfa. Mwumvishe ko ngo tukwiye gupfa tugapfa ku byaha. Impamvu ibyaha bitadutinya, impamvu ibyaha bitagutinya, impamvu ibyaha bitakugendera kure, uracyari muzima, nturapfa. Wa musore we, impamvu ubona ibyaha bikikototera, nturapfa. Wa mukobwa, impamvu ubona ibyaha bikototera, ntabwo urapfa. Si uko tudaterana, si uko igihe cyo guterana kidahari, ahubwo ni uko utarapfa. Iyo uza kuba urapfuye ku byaha, ibyaha byawe ukwiye kureba bikagutinya. Reka bakubwire ngo, reka ntange urugero, wenda ntibigire uwo bibabaza cyane. Ubu umuntu nubwo yaba ari inshuti yawe ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ari umubyeyi wawe, cyangwa se ari umwana wawe, cyangwa se ari undi muntu w'inshuti magara, uyu munsi agapfa cyangwa ejo, ugatabara bagatunganya umurambo, bakawushyira muri serikeye, bakajya gushyingura aho bashyingura, ukabura ukabona umuntu baramushyinguye, bamara kumushyingura mugataha, hagashira ukwezi, hagashira amezi abiri, hagashira umwaka se, ukajya kubona ukabona umuntu arakomanze, wakingura ukabona ni wa wundi mwashyi. Kabone nubwo yaba ari inshuti yawe ntiwamuhobera, kabone nubwo yaba ari umubyeyi wawe ntiwamuhobera, kabone nubwo yaba yari umudamu wawe ntiwamuhobera, kabone nubwo yaba yari umugabo wawe ntiwamuhobera. Icyagukiza ni amaguru. Kabone nubwo waba afite imbunda cyangwa indi ntwari yindi ikomeye, waniyambika hasi ukirukanka, ugakizwa n'amaguru, kandi nabwo ukiruka ufite ubwoba, ugatabaza, ukavuza induru, ukavuga ngo ni mu ndengere ndapfuye, nyamara yari inshuti yawe. Bivuze ngo dukwiye gupfa ku byaha. Ibyaha byatubona bikiruka, bikatubona nk'abantu bapfuye. Ubusambanyi iyo bukubonye bukubona nk'umuntu wapfuye, ubujura iyo bukubonye bukubona nk'umuntu wapfuye. Niko ndashaka kukubaza, ibitutsi iyo bikubonye bukubona nk'umurambo, bikirukanka. Inzira irimo umurambo iratinywa, abantu benshi barayitinya. Niko iyo ibyaha bikubonye bibona warapfuye, bigakizwa n'amaguru, bikaguhunga. Nshatse kuvuga ngo ntidukwiye gutinya ibyaha. Ibyaha bikwiye kudutinya nimba twarapfuye, nimba imibiri yacu yarapfuye igapfa ku byaha, bikwiye kudutinya. Impamvu ubona bitagutinya, nturapfa. Nturapfa wa musore we, ntabwo urapfa. Impamvu ubona abakobwa bateye neza, bafite amabere ateretse nk'imitemero, ugahita umera nk'imboga zakubiswe n'ubushyuhe, ugatangira kuroba, ugakanoguzwa amaso, ukamera amazi, ukazana amerwe, amaboko yawe agashoka, atangira kubakabakaba. Ntabwo uraba intumbi y'ibyaha, uracyatera akuka k'icyaha, uracyahumeka, nturaba umurambo w'icyaha, akuka karacyakurimo. Ariko umunsi wapfuye uzajya ubibona nk'ibitariho, uzajya ubona amabere nk'atariho, ubona amataye nk'adahari, ubone ntacyo bigutwaye, ubone ntacyo bikubwiye, ubirebe nkaho ntacyo bigutwaye. Ariko impamvu ubona ameze gutyo, nturapfa, nturahuhuka, nturapfa. Niyo mpamvu ubona n'umukecuru wacuze ufite amabere ameze nk'amasogisi, ameze nk'ibishumi, nabwo ugashoka umukabakaba, nturapfa, nturahuhuka. Pfa ku byaha, pfa ku ngeso mbi. Ndashaka kuvuga ngo pfa ku byaha. Ibyaha ntibikagutinya, ntukabitinya, ahubwo bijye bigutinya, biguhungire kure, bijye bikubona nk'umurambo.
hari abakobwa batarapfa, hari ababyeyi batarapfa ku ngeso mbi zo kwirirwa barya iby'abasore bataruhiye, babyita ngo ni ugukura amenyo bayakushije amapensi na za kinu, bayakushije imitarimba. Abasore basigaye bameze nk'abatagira amenyo mu kanwa, bafite ibihanga, ndavuga basigaye ubushobozi bwarababanye buke, nyamara bakora babifite aho babijyana, bakubwira ngo sheri, ukabura arabye, ukabuzanya yo korera ukwezi kose, amezi abiri urara amajoro, ukanuye baguhemba 30,000 cyangwa 25, ukabihonga umukobwa umunsi umwe. Uwo mukobwa ntarapfa, ukwita sheri ukamuramuhaye ntarapfa, yarakuriye yarakumaze. Uwo mukobwa ntarapfa, nubwo yita mwenda so ntarapfa, ntago ari umurambo. Mutinye, hunga, iruka, hunga, ntarapfa, azakumaraho ibyawe. Cyangwa ngo mupfe kubya, mupfe ku ngeso mbi, mupfe kuri kamere. Abantu bajye babareba nk'aho muri imirambo mwapfuye, impamvu batagutinya, impamvu batakugendera kure. Umukobwa uvuga ngo abasore ngo banyenza, ngo bankora ku mabere, ngo bankora ku mabuno, babona uri muzima nturapfa. Iyo bakunaga nk'uwapfuye, nta wakagukozeho, nta wakwisekeshejeho ngo agukore ku matako wemere. Ninde wakora ku matako y'umurambo se? Ubona ko ari amatako ashamaje se? Impamvu babona ushamaje nturapfa, ariko warapfuye bakubona nk'umuntu utinyitse, bakubona nk'umuntu wo gutinywa, cyangwa ngo pfa kubya. Daniel yaravuze ngo abava mu isezerano Imana izabesha kubashyeshyenga. Abava mu masezerano yarashatse kuvuga ni abantu birengagiza amategeko y'Imana, ni abantu birengagiza ibyo bavuganye n'Imana, ni abantu birengagiza ibyo baziranyeho n'Imana, ni abantu birengagiza amategeko baziranyeho n'Imana. Harimo abantu batangira kugenda birengagiza ngo ariko ngo baratunaniza, ngo ariko ngo baratubonga, ibintu byari ngombwa, ariko se nibi n'ibya. Nyamara wowe ukikizwa ugihamya Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe ubwo hari ibyo wari uzi ko ari ibya, hari ibyo waziririzaga, ariko nawe utangiye ibyo ngibyo, yapfa ku byaha. Yavuze ngo abava mu isezerano hazabeshyesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera, bakora ibyo butwari. Mu nzara bazakomera, mu magambo bakomere, niba bavuga bakomere, niba batoteza bakomere, niba banga bakomere, niba baraho kuba bakomere, niba buri byo kurya bakomere, niba babona imyambaro bakomere. Uzabasangana amagambo y'ibyiringiro, uzabasangana amagambo yo guhamya. Naje kukubwira ngo nimba uzi Imana komera, nimba uzi Imana komera, nimba yaguhamagaye uyizi komera, nimba yaguhaye agakiza uyizi komera, nimba yakubatuye uyizi komera. Wikwita ku byo ubona bikugarije, wikwita ku kabona kakugarije. Oya, Pawulo yavuze ngo mwishime no mu byago, mwishime, ineza nyimenywa n'abantu bose, Kristo ari bugufiya. Ibyishimo byanyu bibe mu byago, ibyishimo byanyu bibe mu nzara, ibyishimo byanyu bibe mu ngorane, ibyishimo byanyu bibe mu makuba. Mwishime iteka, muhore mwishimye, kuko umwami wacu ari bugufiya. Nshatse kubwira ngo ishime, nimba warapfuye ku byaha ishime, kora iby'ubutwari. Daniel na bagenzi be bakoreye iby'ubutwari mu gihugu kitari ikiwabo. Daniel na bagenzi be bakoze iby'ubutwari mu gihugu batazwimo. Daniel na bagenzi be bakoze iby'ubutwari mu gihugu badashakwamo, batagiye babishaka, mu bihugu gatotezwamo. Navuze ko Daniel yanditse iki gitabo mu gihe cy'intambara z'abami barimo barwana, barimo bashyamiranye, bafite ibyo bapfa. Muzi ko bateye Yerusalemu bakahanyaga, bakajyana ibikoresho by'inzu y'Imana bakayisenya, bagatangira kubinywesha. Muzi ukuntu muri icyo gihe, mu gihe cy'intambara, harimo akarengane gakomeye, hari mu gihe cy'akarengane gakomeye cyane. Daniel nibwo yavuze aya magambo, nibwo yandikiye abakristo, nibwo yandikiye bene se, nibwo yandikiye abantu b'Imana, avuga ati turi mu gihe cy'intambara, turi mu gihe cy'akarengane, turi mu gihe cy'ibyago, turi mu gihe cyo gutotezwa, turi mu gihe tudafite ijambo, tudafite ubwinyagamburiro, tudafite hepfo no haruguru. Ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera kandi bakora iby'ubutwari, bahindura ibintu, bamamaza Imana, bavuga Imana, bakiranukira Imana, nibamara gukomera kandi abantu bazabigiraho byinshi. Nzarunga ngo komera, naje kugukomeza. Abazi Imana yabo bazakomera batitaye ku bihari. Abazi Imana yabo, niyo mpamvu ba Petero na Yohana bavuze ngo uwo twiboneye,
haleluya, uwo twiboneye n'amaso yacu, uwo twikoreyeho n'intoki zacu, uwo twiyumviye n'amatwi yacu, uwo twicaye ku meza amwe tugasangira, uwo twasenganye, uwo twararanye tukumva ijwi rye akatubwira amagambo y'ibyiringiro, uwo twamenye ivuka rye tukamenya urupfu rwo ko yapfuye, ibyo byose yagiye abitubwira. Uwo twiboneye ntiduteze na rimwe kumwihakana, twaramubonye, yatubwiye amagambo arasohora, yatubuye amafi tumureba, atubura imigati tumubona. None tugeze mu byago twamwihakana, twamukozeho, izi ntoki mubona zamukozeho, aya matwi mubona yaramwumvishe, aya maso mubona yaramurebye, twarararanye turagendana. Uwo twiboneye turahamya, uwo twiboneye turahamya, uwo twiyumviye turahamya, uwaduhamagaye. Nshaka ngo mu byago hamya uwo wiboneye. Nta wundi muntu hari ukabona Imana, nta wundi muntu hari uwo wabonye waguhamagaye akakuvana mu byaha, akakuvana mu magana menshi y'abanyamibyaha, akakubatura ukareka bya byaha, ukaba uri umwana w'Imana utabiheshejwe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, uheshejwe no kubyarwa n'Imana ubwayo, akakuvana muri karande. Imana ikakuvana muri karande, ikakuvana mu gisekuru kibi, Imana ikakuvana mu gisekuru kiraguza, mu gisekuru giterekera, mu gisekuru kidakira, mu gisekuru kitarama. Imana ikakuvana muri icyo gisekuru ikagucomeka mu bisekuru birama bya Adani, ikagucomeka mu bisekuruza birama, ikagucomeka mu bisekuru bikira, ikagucomeka muri ibyo bisekuru mu bana 12 ba Isiraheli n'ucometse. Niyo mpamvu ubona udakena, nuko Imana yakuvanye mu gisekuru kibi, yakuvanye mu gisekuru giterekera. Uwo wiboneye, wakubatuye muhamye mu byago, abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera kandi bakora iby'ubutwari batitaye kubibagose. Nshatse kubwira ngo vuga Imana neza ukwiri utitaye kubikugose. Niyo mpamvu Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo, abayizi neza, abazi Imana yabo, abayibonye bakura ku maseta mari bagiye kubagwa, ababonye Imana ibaha abana bazima, ababonye Imana ibishirira amashuri nta miryango, ababonye Imana ibakorera ubukwe nta miryango, ababonye Imana itanga akazi, ababonye Imana uzihamye. Abazi Imana bazakomera bakomejwe no kuyimenya. Komezwa no kumenya Imana nshuti yanjye, komezwa no kubizi. Inzara yigutera ubwoba, muri byavuze ngo sineze gucogozwa n'incamugongo, kuko abazimbwira bazakorwa n'isoni. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Hari amagambo Yobu yavuze, havuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ndabizi nubwo umubiri washize, nzi ko umucunguzi wanjye ariho, ndabizi nubwo inshuti zamvuyeho, ariko ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho, ndabizi nubwo umurogoro ari kumbwira amagambo akomeye, ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Avuga ijambo rimwe ngo amaso yanjye niyo azamubona, ntago ari ay'undi. Cyazo muri gihe cy'ibyago uvuga nk'ayo magambo, uvuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, nubwo nshonje nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nubwo ntarabyana nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nubwo nta miryango nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Kandi amaherezo, ndakubwiye ngo amaherezo azahagarara imbere yawe, amaherezo umucunguzi azaguhagarara imbere. Ayo maso niyo azamubona. Humura, ntabwo uzapfa utarabona umwami Imana, ntuzakorwa n'isoni utarabona Imana. Oya, amaso yawe niyo azabona Imana, ntago ari ay'undi. Vuga Imana ukwiri mu byago uhagazemo. Imana ibampera umugisha. Nanditse vuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nubwo bikomeye, nubwo bigoye, nubwo birijwe, ariko bazakomera. Nubwo bikomeye, nubwo bitoroshye, ariko bazakomera. Abazi Imana yabo. Ese Imana yawe urayizi? Ese Imana yawe wibutsa aho yakuvanye? Ese Imana yawe wibutsa ibyo yagukoreye? Komezwa no kumenya Imana. Imana ibampera umugisha. Abo twari duteranye turi kumva ijambo ry'Imana, ni ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Imana ibampere umugisha. Reka dusengane Imana, reka twinginge Imana. Wari umaze gucogora, wari umaze kuyibagirwa, wari umaze kumera nka rya jambo Dawidi bavuze ryo muri Zaburi 115 ngo mbese Imana yabo iri hehe? Wari umaze kubona abantu benshi gukowa ngo Imana yawe iri hehe, yiza kubihari ntibyari kugenda gutya. Niko wari umaze kugira amajwi menshi akubwira ngo mbese Imana yawe iri hehe, ngo dore imyaka wasenze, dore imyaka umaze ukizwa, nturashaka abana bato bashatse mbere yawe, nturabyara bashatse mbere barabyaye, ntiwigeze ukira nyamara uhiga ku manywa na nijoro, nturyama, ntusinzira, ntugoheka, buri minsi wirirwa ushakisha biranga. Wari umaze kugera ayo majwi, ariko vuga ngo Imana yacu irahari, ibyo yakoze niko yabishatse, maze nurangiza ukomezwe
no kumenya Imana. Imana ibampere umugisha. Aho muri reko dusengana Imana, fata umwanya dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo ndagushimiye ko tumaze kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ni isoko ibeshaho. Ndasenze nsengera umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, aho yari amaze kunamuka, aho yari amaze gucogora, aho amaze kugira intege nkeya, kugira ngo umwiyereke nk'Imana, uvane mu rwobo yaraherereyemo nk'urwo Yeremiya yari arimo. Mu Yeremiya yari mu rwobo afungiranye mu gikari cy'inzu y'ubwami, ariko umukurayo. Abantu bari bamaze kugera aho, abantu bameze nk'abari mu rwobo, batareba hepfo batareba haruguru, bari bamaze nka Yona bari mu nda y'urufi, babona nta mucyo, bameze nk'abagoswe n'umwijima. Barengere kuko uri Imana itarobanura ku butoni. Ndagushimiye ko abakobwa bakomeje, ababyeyi ukabakomeza, abagabo nuko umuntu wese wumvisha ijambo ryawe agahemburwa nawe. Ndagushimiye nsenze nsenga mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibampere umugisha.